Diretti njyewe kuramo mikoro njyewe ntabwo Niba rutarumbwire televiziyo yitwa ngo iki? ni Angelea Entertainment. Uri tayari? Record. Twagiye. Tugende. Murakoze cyane abadukurikiye kuri Leya Entertainment. Hano twari turi muri filime yitwa Deceiver ya Clapton Kibonke. Ni filime nziza atweretse, turayirebye ku mpande z'abayirebye bose bishimiye igitekerezo yagize cyane ko ari filime isobanura koko ubuzima nyabwo bwinjiyemo mu mindani yaba oya ntago ari we wabubayemo bwo mu imbere bwo mu buzima bwo mubyeyi iwe yataye abana ari impinja ngo ajye gushaka amafaranga mu mujyi wa Kigali. Ageze mu mujyi ariyeranja, kumbi babana nabo baza kuzanwa n'umugabo yashakiye muri uwo mujyi, baraza aje kubavuna sanga bita bihwaniramo amagambo arazamuka. Niyo filime Kibonke yabaje gutwereka. Ni filime nziza cyane kubayirebye. Ntago nari nabaha ikaze abantu nese kushimusa ikiganiro. Yagaswira. Reka irarogo isobanuye iki? Ndetse musumba zose. Yego reka mbaye ikaze kuri Leya Entertainment, ariko nanone Nsabi irashimusa ikiganiro, ariko nawe yaba umunyamakuru mwiza, ni sawa cyane, ntago turi uvuge byinshi. Yamara kubwira inkuru yuko twagenze ko filime ntago wari tuyireba. Introduction nagomba kubikora ko ninjye umunyamakuru. Ariko njye nayikoze kubura umunyamakuru bivuze siki. Bivuze iki? Yego bivuze yuko ugomba kureka abatonye bakisanzura kuri televiziyo yawe. Ni radio cyangwa niba udashaka yitwa Leya Entertainment. Radio yitwa Leya. Oya. Kwisanzura. Radio nyakubo. Ni televiziyo. Yego reka nkubite mbangura nigire kubijyanye na production cyangwa se uburyo filime zikorwa. Ndabizi neza ko mwese muri abacineaste kandi biragorana. So Bame, nkawe nk'umuproducer, uyu munsi ubona abatera nkunga bumva neza nyine agaciro k'imvune Mbega mugira iyo muri gutunganya filime?
abagomba tutse na nkosheje kuko maze imyaka yanjye ubuzima byose ndi brand ibigo bikomeye barabyumva cyane. hari abaza bakavuga ati sha Bamenya wanze kuba kwa aka kazi. Oya njye urumva nimba ndi brand wa NBG for the 4 years, ndi brand wa Airtel 5 years, ndi brand wa Pate Jaune 3 years, ndi brand ibindi bigo bigiye bitandukanye. Kano kanya ejo site ya mbere yarashize, ubu ndi brand w'ikigo bita Samsung Truephone, ni brand nshyashya za Samsung. Ubu ngubu ndi brand wazo for the 2 years nibyo bigiye kumara. Urumva rero ni gute abantu batabyumva, ahubwo ngiye batabyumva niba bandi batoye, abatoye nibo batabyumva bitewe n'ibyo mbaca, nagabo bumva akamaro k'ibyo bintu. Ariko for the big company bo barabyumva ko basugiye gukora iki kubaha, wara nk'iki ni brand. Ubu ngubu iyo umufashe uzi ko ugiye guha abantu ikintu, ariko uzanya utuntu dutonguje kumuha ntabwo yabyemera nawe. Rero fata agaciro k'umuntu kamuhe ko babyumva, barabyumva ahubwo baradupfobya. None se izo mvune mugira mubona zihwana neza n'inyungu mwege mubona? Kuko ntabwo twagera kure, ubwo ibyo tubona bihagije. Kerema turakwakiriye kuri televiziyo yacu, mu kiganiro yacu Bashimusa entertainment. none se aha nicaye mu gakundi k'insoresore gusa. Dore mukerekane neza aka kantu wanjye. Mupapa mutwerekane neza, Mwerekane ibiganza. Mutwerekane. Nawe suramba. Wabwire Bamenya akagira kuri genda. Ahubwo reka tugendere ku myaka. Se DJ niyo rumuzi ku isangano ikarongi muri 2005 nakuze mufa na n'ubu ntarasha. Muri 1997 Wowe nakuze nkureba, navutse banyereka filime zawe ngo nceceke. Mana ndi katuni ndi Tom and Jerry buraga. Nsabi niwe twafatiraga urugero mu ishuri. Yakoze iki ingero oya bitewe bagufatiraga urugero kubiki Bijyanye n'iki? Ku bijyanye n'imico myiza. cyane Kuva bwaca mbonye umuntu mvuga Pastor Mutesi wino hano dufite amajwi yawe Pastor wowe. Mutesi ngore Wowe amajwi yawe turayafite. ariko abantu basigaye babangamira abantu bakozi b'Imana. Ngwino hano Pastor Mutesi. Ngwino hano. Kujya kumva nkariri. Ngiyo twine wa Pastor Mutesi wacu. Nigerian mom. Pastor Mutesi meza muti ufite amajwi Ari amajwi koko Niba. nanjye mbyumva utyo n'ibihuha si bihuha aratatsa Nge ndayafite ya original. Wayakuye. twarayafatanye Gafatwe miri. ikiganiro kirangiye subundo erega ikigaragara ni ikintu kimwe kuri uyu munsi wa Jenoside ntabwo byakora, Ntabwo byakunda. kuko urashatse kutubaza ngo ibintu birimo ibintu by'ibisebe turukwirukanka, ntabwo twanywa inzoga, turavana tujya mu mayoga, ntabwo twajya mu mayoga. ejo udufashe twakubwira Biri seriye. Mwakoze kutwakira kuri televiziyo yanyu, tuzagaruka. reka tujyane na pastor sigara na pastor. Urakoze rero. Abanyarwanda rero twishimye cyane, tuve kwa Clapton, twakoze ibintu byiza cyane, twabye filime nziza cyane, mukomeza mu guteza imbere mu Rwanda rwa sinema. Naho kwa tutaganire cyane kuri no channel nuko duhure mu nza tumo turirukanka, ariko tuzahora dupange dugane ibintu byiza biri seriye. Umunyamakuru mwiza cyane. Thank you so man, keep watching Radio Entertainment. Entertainment. Asante. Leandre. Yumvikana ko kubera ari akavuyo ntabwo nyine byoroshye, ariko ni iby'agaciro kuba tuganire. Ariko by'ingenzi igihe nashaka kumenya kwari kumenya ese koko mu ruganda rwa sinema ko nzi ko bisa nkaho bigoranye mu by'ukuri imvune bagira ni no umusaruro babona, ariko ntekereza ko tuzabwira n'ubundi n'abasineaste batandukanye. Reka njye gushaka n'abandi.
iyo twakorera hano rero tugiye kumbaza akira mikoro wambaye neza ukuntu wambaye abagabo imana ikunda abagabo okay reka imana ikunda abagabo yego ni minota mike ariko ntabwo turakora ibintu bikeya harya nawe mbere filime nigeze kubonamo ni minota mike arayitaza ntabwo mufatiranye twagiye yego nk'uko turi hano muri Deceiver Premiering harimo abantu batandukanye, harimo abakinnyi, harimo ibyamamare, abantu batandukanye kandi bari muri sinema cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro. Aha ndi kubona uyu mukobwa mwiza duherukana kera agiye kubanza yibwira abanyarwanda bakurikiye Rare Entertainment none muhugiri utuntu dukinkubaza n'ubundi nk'umuntu waje muri Deceiver Premiering. Okay, byaba bibabaje nk'icyamamare mutanzi ratase munzi baye. Okay, well, banyita Mona Lisa nanjye nitabiye ubutumire bwa Clapton. Yeah, no filime yacu yari yabaye nomine so yanazanye n'abagenzi banje. Yego. Yandi umu actor. Yego. Ngo muri sinema uyu munsi biracyoroshye ko tubona amazina mashya bamamara. Kubera ko abantu bakora filime cyangwa se sinema abenshi usanga nyine bavuga ati biracyagoranye ndakora ariko sintera imbere cyane nawe none uri umu actress ushyira filime biroroshye cyangwa biragoranye? Yeah, well, biragoye ariko ntago bigoye nk'uko byahoze ntekereza ko ubu ngubu opportunities zariyongereye project ni nyinshi cyane mu Rwanda ubu ngubu ariko nyine biragoye ku kibazo cy'aba viewers ariyo mpamvu tuba dusaba abanyarwanda ko mwadusapotinga ariko imishinga irahari n'ibintu bahishuye byo bari byinshi impano zo zirahari. Yego, wabibutsa filime ugaragaramo? First nagaragaye muri filime bita Isi n'ibyayo and then ngaragara mu mwari nitwa Mona Lisa nongera kugaruka muri Hidden nitwa Keisha. Yes, and now turi gukina iyitwa Game of Love igikomere ubu ngubu turi gukora noneho n'amafilme arangira amashort movie arangira nk'izi n'undi tuje kureba. Yego, njyewe ntabwo nakurekura ntakubajije akabazo k'amatsiko. Wagaragaye mu mashusho ya Chris Easy yitwa Amashu, sibyo? Yego. Ariko hari ku munota wa kangahe ntabwo nibuka ahantu bagiye bagakata akantu kavuye ku ibere ntabwo byakugizeho ingaruka muri social media cyangwa se no muri famiye? Well, nk'uko mubizi muri showbiz birabibaho biba byadutunguye bikabaho tutabiteganyije mistake iba yabayeho n'ababireba baba bagomba kubyakira niba tujudging because nta ruhare tuba twabigizemo urabona ari amashu uburyo yafashwemo amashu yageze aharuma of course somehow nyine haza kugaragaramo iriya mistake ariko ntabwo twari twabiteganyije ntabwo twari twabiteguye. Yego, it's okay, mutambuke nta kibazo. Ni erreur yabayeho. Nakubajije niba nta ngaruka nyine byakugizeho muri society cyangwa se muri career yawe nk'umu vixen? Ntabwo mbyibuka hashize igihe. Ntabwo mbyibuka hashize igihe. Yego, reka nsoze kugira ngo nkurekure uri kumwe n'abandi ariko niki wabwira abantu bose bakora umwuga wa sinema cyangwa se abari mu ruganda rwa sinema muri rusange? Ikintu nababwira ni ukudacika intege. We have to push, work harder, and results zizigaragaza. Yego. Nzongera nkwakire ariko ntago uretse ndashaka kumbwire iyi myenda ni from where? I designed this myself. Sure. Yeah, I designed it. Niyo suburi ikoze muki? Ikoze urabona ya staff bashyira mu modoka kugira ngo izuba ritica kuri this is the material. Shaka abantu murahanga koko. Ugiye kwigurisha wayigurisha ngahe? Ntago mbizi abayireba bakayikunda baze kumbwira. Bivuze ngo urana designing imyenda? For myself. Yeah, ndi designing sometimes. Okay. Yes. Wasaga neza. Sorry? Urashaka 360. Sha. What do you think? Ni sawa ariko. It was not
It was nice to meet you again kandi courage nawe mu byo ukora nyagasani abyagure cyane. Thank you. Can you as well? But can I pick up my... Nta kibazo. Sawa. Ukoresha interview y'iminota 2 cyangwa urahuze cyane? Jewe nari. Akira. Twagiye iminota Reba hano muri sare hasi gutya. ngiye gukora umunota umwe. Barimo baratwara ibintu. Wereka abantu basetting none. Twagiye yego nkuko n'ubundi turi hano muri Century Cinema mu mujyi turi kumwe n'abantu batandukanye ariko none by'umwihariko Njuga nawe ari mu bantu bagize uruhare kuri iyi filime ya Deceiver. Njuga product yasohotse wanakinyemo muri Deceiver. Wayikinyemo ndetse wagizemo n'uruhare. Imvune zayo kugira ngo isohoke kugeza uyu munsi no product irangiye ni iki kiri ku mutima wa Njuga? Umwana ashobora kuba akundana na cameraman. Wabibonye Kuko ngewe ndi kujya kuvuga ibintu ngahita mbona umwana ari kwirebera cameraman. Ariko Imana ikunda abagabo dore ko atari sawa. Reka tumureka agende. Ntago wakora interview. Yego nibyo navugaga. Izo mvune no kuba irangiye maze kuyipremieringa ni kiri ku mutima wa Njuga nyuma yo kubona final product. Iyi filme yarakozwe bwa mbere turayerekana tumaze kuyerekana yari irimo amakosa ariko ntabwo ari menshi cyane. Hari abantu barimo ba director Kennedy barimo abandi bantu bagiye ari bakuru muri filme baraza barayikosora batubwira amafoto arimo aragenda arakosorwa ku buryo ku munsi wa none ni filme igiye kujya hanze ariko itarimo ikosa na rimwe amakosa babonye. So ni ukuvuga ngo umuntu ubwira umuntu wumva navunika. Yego ndashimira cyane nyine Clapton yego n'abandi bantu benshi cyane bari bari inyuma muri timu. Ikindi ndashimira nyine ukuntu uvuga ngo ushimira umuntu wumva cyane akumva inama z'abandi bantu kandi akanagirwa inama kugira ngo akosore ikintu. Clapton we yaragikosoye rero filime igiye hanze imeze fresh. Rero nk'ikintu mba narakoze nk'uko wabimbajije iyo mbonye kigiye hanze kirangiye neza kirangiye amahoro hakaza abantu bangana nka gutya urabona ukuntu abona abantu bose bangana. Yego nsome ho gake ntabwo wanyuma muri kamera. Turafatanya kuyishyura ntabwo bishoboka amwereye kuri fa murasomanye urabyumva ute kusomanye na Njuga? Oya ayigumane natsa barashyiraho ubwo Nsabi wayifashe yimwe ndayishyura esensa nuvuga ngo musomanye muri abahungu batatu. Reka ngo ntarebe Njuga kuyimaze yishyura yose mbona ari. Yego tugane ku musozo ubwo noneho ni cye kintu wabwira abaseneaste noneho muri rusange baje kubakiyikira? Abaseneaste muri kabara abakobwa banzu werekana bari abakobwa no bambaye neza bambaye neza ko kwakaga kombo gashyiramo iyawe ukareka kwigira gutyo babona bambaye neza babona baberekana igini yanjye zarana nawe wamwari adusomye ari umuhungu wa gatanu. Adusomye umuhungu wa kangahe? Wa gatanu wallahi. Ariko sinsomanye namwe. Reba rugiri. Yego so dusoza tujya ku musozo. Ntago ngewe ndi umuntu utashimira nkuko nabikubwiraga ikintu cyagenze neza cyajemo abantu bangana gutya. Twacuruje amakesi n'amakesi bayanyweye amablete bayariye injugu baziriye mbese yarari ibintu byiza byose byo muri sinema. Abantu bo muri sinema berekana urukundo rero gusoza kwanjye ndashimira abantu bose bari muri sinema urukundo bakomeza kwerekana kandi bazakomeza bakunde bino bintu babihe ikintu kinini babiha twaguke dukomeze tuwe benshi muri make. Urakoze cyane utaha nzakubwira dukora ikindi kiganiro uri kumbwira ku bya management uburyo bimeze niba koko birimo nabyo kuko urumva byafatwa
yego yego muri make mbirimo ariko umuhanzi baramukwibye oya icyo kibazo twiga kuganira urakimbaza nanone ngikimbaza ariko amakuru mashya kuri icyo kintu kuko Afrique turi kumwe wow Afrique n'umujene wanjye album yose nzayikoraho arahari kabisa blessings wakoze kandi Clapton mu munota umwe ndagira ngo umpe interview Clapton none se ndagira ngo umbwire ibyumviro ufite kuba noneho filime Disiva imaze kujya hanze washyikiwe n'ibyamamare bagenzi bawe so imvune zari zirimo zo kuyikora na output yayo urabona bihuye cyambere ndashima Imana yuko ibyo nashakaga gukora mbikoze hari igihe uba uryamye cyangwa wicaye ugahita utekereza ikintu umutima ukakubwira se kirashoboka undi ugahita uvuga ngo yego kubera iki uyu munsi rero ndi kuvuga ngo byashobotse kuba umukinnyi wa filime nahoze mfite inzozi zo kuzakora screening nkakora na premiering then nkashyira filime hanze so ndabikoze kandi mbikoze kuri filime ya mbere so urumva filime ya kabiri rero bizaba birenze icyo kinshimishije kuba nshobora gukora ibintu byose nifuza kuri filime ya mbere irangira so bataza kugira ngo niyo ya mbere filime irangira niyo ya mbere ariko abaje bampaye feedback nziza ni filime nziza nabwira abantu ko izasohoka ku wa mbere ntabwo iri bubatindire n'abataje hano kugira ngo nabo bayibone yego ni irihe jambo cyangwa se n'iki wabwira abasiniyaste bagenzi bawe baje gushyigikira wenda hari n'abataje wenda kubw'impamvu zabo bashimiye Imana ibaha umugisha kuza kunshyigikira nanjye nibangendera nzahaba pe ndabashimiye bose Clapton urakoze rero ubwo tuzongera tugane n'ubundi kuri Leya Entertainment tuzagusura asante sana urakoze cyane reka ngane ku musozo ntekereza ko abakurikirana Leya Entertainment tugiye kugaruka mu bindi biganiro bya buri munsi ku munsi ariko ahangaha twari turi reka dusoreze iki gikorwa hano byari byiza yari filime nziza Disiva nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga ntekereza ko tuzakomeza kubabera ahandi n'ubundi muri entertainment njye nitwa Leandre ni umugabo God bless you all Oui.